ibihe byiza kuri wa subscribe kuri IT Panda. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubumenyi bw'ibanze ugomba kuba ufite kuri kamera. Urugero, ugiye kugura kamera ari ubwa mbere cyangwa se ugiye kuyikoresha ari ubwa mbere, ubumenyi bw'ibanze ugomba kuba ufite. Nk'uko ubibona kuri iyi video dufite kamera ebyiri, ndimo gusobanura aho zitandukanira icyo zitandukaniyeho, tukagira na lens n'ibindi bikoresho. Muri iyi video rero tugiye kwigira hamwe gukoresha kamera biri basic, tuzagenda twadivansingaho n'ibindi uko muzagenda mukurikirana zino video ngiye kubigisha. Za kamera zizajya gusoza uri umufotografa mwiza, uri umuvideografa mwiza, kuko uzaba ufite ubusobanuro buhagize bwimbitse, kuko ugiye kubikwigisha nawe abisobanukiwe neza cyane. Mbere ko dutangira, kana subscribe nimba utarayiganda, urayikinga ino video, umbwira ikindi kintu nakwigisha muri comment, nze tukirebe muri video ikurikiraho. Iyi video mwarayinsabye muri benshi. Ubushize nabigishije kuri iyi kamera ya prime lens ya Nikon, munsaba ko nabigisha no kuri kamera zidakoranye na lens. Okay, ndongera mbasubiriremo bimwe mu byibanze bya kamera ziri prime lens. No kuvuga ngo kamera iri prime lens uzayibwirwa nuko ikoranye na lens yayo. Ubwo iri prime lens ikoranye na lens. Noneho wowe nujya kugura kamera, ugomba kujya kugura kamera uzi ubwoko ushaka. Uzi marke ushaka, uzi n'ikigo cyakoze izo kamera ushaka. N'urugero, nimba ugiye kugura nk'iyi, urabona ni Nikon, ni ukuvuga ngo uramenya kamera ushaka gukoresha, ubwoko bwayo, iki n'iki. Aho bitandukanira rero, nk'iyi urabona ni Canon 5D Mark IV. Ni ukuvuga ngo nimba uguze kamera ya Canon, n'itara uzagura ni rya Canon, na lens uzagura ni ya Canon, ikintu cyose uzagura ni icya Canon. Nushaka guhindura indi kamera, ugiye kugura indi rero, ukahita uhindura ukava kuri Canon ukajya kuri Nikon, bizaguhendesha cyane, kuko uzongera ugure itara rya Nikon, ugure lens ya Nikon. Nushaka kujya guhindura kamera rero, waratangiriye kuri Canon, uzimprovingaho, uzamuke kuyisumbuye kuri iyi ngiyi, ariko udahinduye brand ya kamera yawe, kuko nuyihindura brand uzahindura n'ibikoresho wakoreshaga kuri kamera yawe. Icyo ni icyambere. Ikindi, izi kamera ziri prime lens ibikoranye na lens na indi lens yajyaho, ariko iyi ngiyi yaba iyi lens ya telephoto yajyaho, yaba lens ya wide, nkuko amatype ya lens nayo babwiye. Hari lens zifata muri wide, zifata muri close up, hakaba na lens z'amatelefoto ngizi n'izi lens za prime lens. Hari ubwoko bwinshi bw'amalens. Ibyo ngibyo twarabirebye turi kwiga kuri iyi kamera. Ntago nayigaruye aha kugira ngo tuyisubiremo twige part zayo, ahubwo nayigaruye kugira ngo nkwereke itandukaniro n'ingiyi ya Canon. Ndizera icyo ngicyo mubashije kucyumva. Reka tujye kuri iyi ngiyi, tube tuyikuyeho kuko iyi twarayize bihagije. Iyi ngiyi rero, ikintu cya mbere ubanza kumenya, iyi ni 5D Mark IV. Hariho n'izisumbuyeho ama-ala n'ibiki. Iyo ugiye gushyiraho lens rero, urabona kuri lens hano hari akantu k'umutuku. Waza no kuri kamera urayipfundura, kakantu k'umutuku nayo iragafite hano. Noneho dore cya kinini najyaga mbabwira cya mirrorless camera n'iziri mirrorless. Dore nino mirror uba ubona amahangaha. Iyi mirror niyo isensinga amafoto. Ahangaha ni muri sensor ya kamera yacu. Ntago ndibwirirwe njya muri detail nyinshi, kubera ko turi kwiga nk'abatekinisiye. Uzakenera zino note z'ibijyanye na kamera n'iki n'ukuntu bikora, nzazimuhereza inbox. Hano tugiye gucamo twihuta. Urabona ka kantu k'umutuku ngaka hano, no kuri lens yacu ngaka. Icyo ukora, uraza ukaringaniza aka kantu k'umutuku, ukakaringaniza n'iki no kuri kamera. Reka tubikore. Lens yacu tukayipfundura, warangiza ukazana ka kantu k'umutuku
ukakaringanizamo. Iyo ukaringanijemo wumva ko lensi yicayemo, warangiza ugakaraga ujyana ibumoso. Iyo ukaraza ujyana ibumoso, kamera yawe uhita wumva ko igeze ute ifasheho lensi. Ahangaha rero niryo tandukaniro rya ya kamera ikoranye na lensi n'iyi ngiyi. Iyi ngiyi nshobora gushyiraho amalensi iyo ari yo yose. Nshobora gushyiraho lensi ya wide, nshobora gushyiraho lensi ya telefoto, nshobora gushyiraho lensi iyo ari yo yose nabasha kuyishyira kuri iyi kamera yanjye. Niryo tandukaniro. Noneho mbere yuko utangira kujya gufotora, banza urebe kuri lensi yawe. Lensi yawe ifata muri range ingana gute? Twebwe yacu ifata muri milimetero 70 kugera muri milimetero 200. Niyo lensi. Noneho hakaba n'icyo bita focal length ya kamera. Kamera yawe ifungukira muri kangahe? Kamera lensi nako. Lensi ifunguka neza ifungukira muri f1 n'ibice bingahe. Ariko iyi yacu ifungukira muri f2 biba biri hano. Focal length yayo ngiyi ni 2:8. Haki nziza ziba ziri muri 1 n'ibindi. Icyo nacyo ukaba wakimenya. Nujya kugura lensi rero uzita kuri focal length yo ifungukiraho. Noneho ukaza ugasetinga kangaka. Nimba ugiye gufotora ikintu kitarengeje muri metero 1, ushyira kuri aka kambere, kiri muri metero 2, shyira muri aka ka kabiri, ukamanuka hano hasi. Hari icyo bita autofocus na manual focus. Nimba ushaka izajya focusinga biri auto, uraza ugashyira hano kuri aka ka auto. Ushaka kujya focus uyikoreshereza, focus ni iyi ngiyi. Ushaka kuzajya wikoreshereza focus ugashyira muri manual. Yishyize muri auto, kuba beginner nakugira inama yo kujya ushyira muri auto kugira ngo izajye ifocusinga bitewe naho wayerekeje. Hano ikagira icyo bita stabilization. Stabilization ni cyagiye uri gufotora nk'amafoto uri kwirukanka cyangwa uri gushakinga cyane. Iyo wafunguye stabilization on, amafoto yawe nta shaking ntago azamo ibintu byuko washakingaga. Even na video stabilization itibishyira ku murongo bikaza bitarimo. Ikajya na stabilization muri mode, ushobora kuba ufatira muri mode ya mbere cyangwa se ya kabiri. Ibi turabicamo twihuta nk'abatekinisiye, bifite note zabyo, uzazikenera ndashyiraho nimero ambwire nzazimuhe azisome. Icyo ni icya mbere. Kuri lens tubivuyeho, unayishyize lens ukahita umenya ko ifite iki umupfundikizo. Abakameramani benshi bakunda kwibeshya akajya gufotora atakuyeho umufuniko cyangwa se akanawuta kuko batajya babyitaho. Ukahita nayo uyikuraho umufuniko, ukawukanda ukakuraho. Ubahanga noneho turiteguye kuba kuba twafata ifoto yacu. Icyo ni kuri lens ndumva twahava. Wabimenye gufixinga lens, ukayifixinga na kamera, wabimenye ibisabwa byose. Noneho iyo uje hano hasi kuri lens yawe harahajya icyo bita tripod, aho uterekaho amaguru. Ariko no kuri kamera irahafite aho fixing aho tripod gusa nzagenda mbereka n'ibindi bikoresho bijyaho. Tripod cyangwa stand bitewe nuko waba ubivuga. Kuri lens ndakeka nta kintu na kimwe udasobanukiwe. Ikibazo uri buze kugira uze kuza kumbaza, ndaza kugigusubiza muri comment. Noneho lens mbere yuko tuyivaho, lens igira ibice bibiri cyangwa se bitatu. Igira igice cya zoom in na zoom out. Ndazoominga muri 70, hano hejuru biba biriho kugera muri 200. Zoom out, zoom in. Ikagira igice cya focus. Hano ndafocusinga imbere cyangwa focusing inyuma. Ikagira n'iki gice kiriho zino setting, ikagira n'irijisho ry'imbere. Ndakeka ari ibyo bice lens ifite. Tukahita tujya kuri body. Iki cyose bakita body cyangwa se kamera yacu muri rusange. Kuri body rero niho dusangaho ibintu byinshi, ari naho nshaka ko tuzatinda cyane tukahasobanukirwa nk'aba videographer b'umwuga. Ahanga ndashaka ko tuzahatinda cyane tugasobanukirwa akantu ku kandi. Witegereje hano hejuru
hari aho bacanira kamera yacu kuri off na on, kamera yawe igasensinga ikaka, ukongera ukareba hejuru hari aho basetingira. Urabona iyanjye iri muri manuel. Aba beginner bagitangira baraza bagafotorera hano muri auto. Ibintu byose kamera yawe ubwo ibi byisetingamo muri auto, yaba white balance, yaba ISO, yaba shutter speed, yaba aperture, byose bita byisetingamo muri auto. Aho ni kuba beginner. Noneho kano ka P kugira ngo wimure ntabwo uhita ukaraga, uraza ugakanda kano ukahita wimura. Kano ka P rero, aka ka P ni muri cya gihe ushaka ko bazajya bagusetingira ibintu muri auto, ariko wowe ukagumya uhanganye n'iki na patch, nimba nibeshye. Kimwe n'aka ngaka ka TV ni cya gihe baba bagusetingira ibintu byose bakabisetingamo auto, wowe ukagumya uhanganye na shutter speed. Kimwe n'aka cya gihe bagusetingira ibintu byose, wowe ukajya wisetingira aperture, I think. Hakaza ni manuel, ni cya gihe noneho wowe wisetingira ibintu byose, ifoto yawe ikaza uko ubishaka, urumuri washakaga akaba ari rwo ruba rurimo. Reka tuvuge kuri izo settings. Ahangaha nzakoraho indi video turi no gufotora tureba itandukaniro ryabyo, ukuntu bigenda bihinduka byimuka. Okay, kuri body part hafi ya zose ndabona dusa nkaho tuzirebye. Noneho witegereje hano imbere kuri ka kantu k'umutuku ka lens yacu, munsi hari akantu gakandika ko gukanda. Iyo ugiye gukuraho lens rero ntabwo uhita ukaraga kuko iba yamaze kwibana. Iyo ugiye gukuraho lens ukanda kano kantu ukakagumishayo, warangiza ukayikaraga uyerekeza iburyo, lens yagera hahandi kuri ka kantu k'umutuku n'ubundi ka kandi twabonye kuri kamera, ukahita ucomoramo aho iba yavamo. Hari ukuntu umuntu rero ukaba yayikarazeho n'ahantu akanze ajya kuyikuraho akumva yakaraga nk'upfundura ikijerekani. Hoya, uraza ugakanda kuri kano kantu aka, warangiza ukagakanda ukakagumishayo. Iyo wakagumishije ubwo lens amenyo yari yayifashe, ubwo wayasubije inyuma, warangiza ukayikaraga uyerekeza iburyo, ukageza aka kantu k'umutuku kakageza hahandi kakandi kari, ukabona kuyisohoramo. Hano hasi rero hari akandi gapati, hakaza na zino pati za hano. Ureba upfunduye hano munsi, urabona hano hejuru ushobora gushyiraho microphone cyangwa se ugashyiraho headphone. Urabona hari ha microphone hakaba na ha headphone. Kimwe n'ahangaha urabona hariho umugozi wa HDMI ushaka kudisplayinga ibyo uri gukamera, ushaka kubidisplayinga kuri mashini, ushaka nk'aba bantu bakora ama live stream y'ibiriyo, ubukwe n'ibindi, ushyiraho hano HDMI ukajyana umugozi ukawujyana no ku mashini yawe. Hano munsi rero hariho undi mugozi, ni umugozi cyagiye urimo urafotora ku buryo amafoto ushobora kuhita uyashyira ku mashini byihuse. Ni ahantu ucomeka umugozi, uyu mugozi warangiza ukahita ushyira ku mashini, amafoto ukahita uyakuraho. Natwo ukaza ukagira ute ukadupfundikira neza kugira tutajyamo imyanda. Hano nahajya microphone na headphone. Okay, noneho aka gapati kameze nk'akariho flashlight ni akagufasha nako gutransfera amavideo byihuse by'umurabyo ku mashini. Akangaka ko nafunguye mbere ntabwo nari nakabasobanurira neza. Akangaka nakagufasha kuba watransfera ibintu ku mashini byihuse, gucomekaho umugozi. Even nakangaka kahangaha ushyiraho umugozi, ikaba wahereza access kamera yawe ku mashini byihuse kuri ba bantu mu streaminga n'ibiki. Munsi ni nabibabwiye, ni ahandi hajyamo shu, ucomekaho agashu, ako gashu kagafata kuri tripod, warangiza kamera yawe ukayihagarika kuri stand cyangwa se tripod. Bitavuze ko na gimbo utayicomekaho, gimbo n'ibindi. Even no kuri lens naho ushyiraho tripod, ushyiraho ako gashu kamara gufata kahita ugacomeka kuri tripod. Reka twimuke tuva ahangaha rero tuhite tuza kuri aka gataburo ka hano hejuru. No kuvuga ngo ndimo ndabaciramo nihuta nk'abatekinisiye abantu mushaka kubyiga biri deep,
mushaka gusoma note n'iki ndabibahereza byose mujye mureba n'amatamzi yabyo. Ahangaha kuri aka gatablo barakwereka aho wasetinzemo muri single shot, one shot, usetingamo ISO y'igihumbi, usetingamo aperture ingana kuriya. Ahangaha bakwereka n'ubundi ibyo ngiye kukwereka ahangaha. No kuvuga ngo iyo uje ugakanda hano kuri aka kantu kameze nka zoom, biriya bakwerekaga ahangaha bihita byimuka bikaza bikidisplay ngaha. Aha ni iki rero? Hano hambere barakwereka ko kamera yawe iri muri manuel, bakwereke ko shutter speed yawe iri muri 50. Noneho shutter speed uko uyisetting usubira inyuma, ibi nako reka mbireke nzabibigisha tugiye gutangira gufotora, mbanze masobanurire ino body part y'inyuma. Tuziga exposure triangle yo kuri kamera, ukuntu settinga ifoto yawe, ugasettinga ISO runaka, shutter speed runaka, ugasettinga na aperture runaka. Nimba uri interested ushaka ibyo bintu kubimenya, jya muri comment umbwire ngo uzatwigishe gusettinga ibyo bintu: ISO, shutter speed, aperture na white balance. Nimba uri interested manuka muri comment ubimbwire. No kuvuga ngo rero akanga ibi wabonaga ahangaha nibyo bita by'idisplay kugira ubijyemo ukanda kuri akangaka. Hano hirya turibona aho bita start na stop. No kuvuga ngo aka kantu karimo mweraka biranyereka ko biri mu mafoto. Iyo nimutse nkakaraga nzana gutya, ubu hano kagiye muri video. Urabona ko kamera yacu itangiye kugira ute gufata video, iti bikwereka hano kari muri video na settings zabyo zose tuzazireba. Aka nicyo kavuze. None igiye gufotora hano, nshobora gufotora nkoresheje hano muri iri jisho, cyangwa se nkakanda hano kuri start ngakoresha inonoza y'inyuma, biterwa n'icyo ushaka. Washaka kongera ugakanda kuri start ugakoresha iri jisho rya hano hejuru. Noneho hano hejuru ubona naho bashyiraho speed light, naho bafixingaho speed light. Ushobora no gufixingaho sound wakoresheje sound imwe ya wireless. Ushobora gushyiraho ibintu byinshi, tuzagenda tubireba uko tuzagenda twadvancinga. Hano hasi urabona akantu kitwa menu. Uyu kanzaho bahita bakwereka menu settings z'ikamera, nazo tuzagenda tuziga uko tuzagenda twadvancinga. Ku bantu bakoze subscribe ibyo byose bazabyiga. Kuri menu rero hariho ibintu byinshi. Urabona hano hambere ku kamera hariho menu zo kuri rimwe, hakaba izo kuri kabiri, hakaba izo kuri gatatu, hakaba izo kuri hakaba izo kuri kane, hakaba izo kuri gatanu. Izi zose ugomba kuzimenya mu mutwe wawe, nimba uri umufotographer, nimba uri umuvideographer. Ukazana hano ukimuka, ukazana hano kuri settings za video, ukajya no muri setting, ukajya muri kamera. Ibi byose tuzagenda twadvancinga. Ahangaha kuri akangaka nako bakakwereka picture style yawe, style urimo, nazo nzagenda mbasobanurira ibyo ari byo. Urabona kamera yanjye iri muri auto. Tukagaruka inyuma, picture style, foto yacu turimo turafotora muri single shoot cyangwa se double. Ibi byose tuzagenda tubisobanukirwa. Noneho ushaka kureba ikintu wafotoye, uraza ukahita ukanda kuri kano. Dushaka kureba ikintu wafotoye, uraza ugakanda kuri kano. Iyo ukanzeho bahita bakwereka ifoto umaze gufotora. Iyi foto rero ushobora kubona ari mbi, kuza kuyisiba uraza ukajya hano ukahita ukanda delete. Noneho iyo ushaka kuyizuminga, ushaka kuyireba neza, uraza ugakanda kuri akangaka. Urabona irizuminze hano, ikizuminga. Kamera yacu ni touch screen gusa, ariko ibaye atari touch screen yawe ushobora gukoresha hano no kwimuka. Ushobora gukoresha kano kahangaha, kano kahano ko hejuru. Ushobora kugakoresha umuzuminga cyangwa usubira inyuma. Noneho ugakoresha n'aka ngaka ukontorora aho ushaka kureba. Aka ngaka ukontorora aho wifuza kuba wareba.
ukahita uza kakabona hano kuri seti. Ahangaha ni gukomprima ibyo wari uri gusetinga. Noneho iki ngiki ni ugusetinga, ushobora kugikoresha hano kuri setting, uzamura cyangwa se umanura, warangiza wasetinga kwemeza ni hano seti, cyangwa se uri no mu mafoto ukaza iyi ngiyi ukajya uyikoresha wimura ujya ku yandi mapa. Hano hari lock yo hasi, ni ukuvuga ngo setting washyizemo ahangaha setting zawe ushobora kuzirokinga kugira ngo zitaza guhinduka, ukarokinga mu gihe uri gufotora ntizize kuba zahinduka. Hano hakaza focusing mu gihe uri gufokasinga, hano hakaza ushobora gusetingira white balance byihuta, ISO. Akangaka ni kakandi kadufashaga n'ubundi tugakoresha turimo turasetinga shutter speed, ariko ushobora no kwikimura ukagashyiraho aperture. Iyi ngiyi noneho akaba ariyo dukoresha dushutinga ifoto cyangwa se video, ni start y'ifoto. Rimwe irabanza ugafokasinga, kongera ugakoraho, noneho ugafotora. Ndakeka nta kintu tutarebye kuri iyi body. Noneho hano igira parts, uraza ugasunika uzana gutya ugafungura, hajyamo CD card hajyamo memory card yo mu kijigo n'iyi ngiyi yahangaha. Urumva hajyamo nuza ebyiri, banabikwereka hajyamo cards ebyiri, imwe ishobora kuzura ikajya ikomereza ku yindi ya kabiri. Noneho mbere yuko ugiye gufotora urabanza ugacekinga, nimba koko kadi zose zirimo. Ukahita ureba battery hano hasi. Battery kuyifungura usunika kano kantu, usunika warangiza ugakura wizana. Battery nayo ngiyi nuko nguko ibimeze. Battery yayo igira na charge yayo nayo nuko ibimeze. Dore amenyo yayo abara, uraza ukareba ahangaha hacaginga, ukareba aha hacaginga, warangiza ugaterekamo hano, usunika uzana imbere, ukahita ucomekaho umugozi hano umwe ujya ku muriro, batiri yawe igatangira ikicaginga. Ubu hari ikintu waba udasobanukiwe kuri iyi body y'iyi kamera ngo tukomeze n'ibindi, wamanuka muri comment ukambwira icyo udasobanukiwe neza, kugira ngo tugumye twadivansinga ariko ugenda umurongo ku wundi, n'akantu na kamwe kaba kagucitse. Iri ni ijisho ureberamo, nabibabwiye, ureberamo ibyo ugiye gufotora hariya. Akangaka ku jisho ryawe ni nk'akazoom, ushobora kuzuminga ugashyiramo neza cyangwa se ugasubiza inyuma. Ikibazo waba wagize, inyunganizi, waza kumbwira. Noneho abantu bashaka zino note, abantu bashaka ibitabo bya videography na photography, muranyarikira kuri izo namba zibahe. Biba bihari byinshi wakigiramo, ukiga ibijyanye no kugira gute, ibijyanye no gufotora. Ndizera ko ino video igufashije. Twize body, tumenya itandukaniro rya kamera za mirrorless na mirrored camera, tureba prime lens, tureba na telephoto lens, tuzagenda tureba n'ibindi byibanze. Ndizera ko ino video igufashije, sharing no ku nshuti zawe zibashe kumenya bino bintu. Noneho tugiye kureba advanced setting za kamera kuba bishaka. Noneho sharing ino video igere no ku nshuti zawe zibashe kumenya ibi bintu. Video zo nakagaruka. Thank you so much.